ugiye guhita utaha se? Yego shani ndananiwe byatari ngiye guhita ntaryame. Ryame? Nta nubwo ujya muri siporo se? Ndananiwe cyane kabisa. Yego ndabyumva ariko na siporo ibikenewe wayikora. Aba nayibasha. Ako Jay, kuki buri gihe usigaye uza ku kazi ufite fatigue nta potential ufite yo gukora, niwe bahora urahindutse ikibazo mu nama y'abakozi, ntutangira raporo ku gihe, urakererwa, ikibazo ufite ni iki? Nta kibazo mfite n'ukuri. N'ukuri ntacyo mfite pe. Jay, urambwiza ukuri? Ndakubwiza ukuri. Nta kibazo mfite. Reka nkubwize ukuri. Tumaze kuba nk'abavandimwe, ndakuzi. Umuntu dukoranye imyaka igera muri 2, nuko ko ndakuyoboye. Wambwiye basi ko twabaye nk'abavandimwe nkamenya ikibazo ufite. Kuko niyo umuntu akurebye babona wicara wiyumvira ibitekerezo bitari hafi kuryo ndaguhamagara ngo tujye muri pause ukamera nk'umuntu uvuye kure. Cyakora nakubeshya warabibonye. Yeah. Uzi ikibazo se? Mfite ikibazo mu rugo rero. Ndagiye. Oya none se waretse ibibazo tukabyiga tukabirangiza kari ibyacu hanyuma none uriya mwana tukareba ukuntu nusigaye njye uriya mwana ndamwifasha se. Mama Jane kuva twabana nena gukira amaso Angana buretse ndeka ntacyo nahindutse nena gukira amaso oya nena kubwira nabi none se kuba mubwira ko urimo gukabya kunywa inzoga cyane nibyo kibazo wandiki uburenganzira bwanjye se kubera impamvu reka ngende ndina habusi oya kungana gutya kuva nawe hashize nk'imyaka myinshi cyane. Mama na papa bahora mu nduru, nijoro njya kumva nkumva bararwanya, nakumva nkumva baratonganya, nakumva nkumva mama ari kurira. Na n'ubu ngubu sinjya numva hari ikintu na kimwe bambwira, kandi buri gihe uko mbajije mama niwe nisanzura kuko papa kenshi isanga yagiye. Mama arambwira ngo bedetse ngo nzaba mbemeye. Icyo kibazo nijoro iyo ngeze mu rugo sinshobora kuryama. Jay, ufite ukuri. Icyo kibazo ufite kirakomeye. Iteka ryose iyo mu muryango harimo amakimbirane bigora abana kugira ngo bagere kuri avenir yabo ndetse no kugira ngo biteze imbere. N'umuryango ubwawo utiretse nawe navuga iki iterambere riba riri hafi ya ntawe. Umushuti wawe nk'umuntu mukorana ukuba hafi. Jay, umaze kuba umuntu w'umugabo, umaze kuba umuntu mukuru. Inama nakugira nuko wakucaza mama na papa ukamenya inkomoko y'ikibazo, ukamenya ngo ni iki cyabiteye, ese byagenze gute, kuko imyaka ugezemo ntabwo ari abantu baba bakiguhisha ikibazo. Kandi kuganira niwo musingi wa byose, niho hashobora kubonekamo umuti. Naho ubundi nimutaganira umwe azakomeza abinyamwigendaho, undi ace hepfo no haruguru, usange n'ubundi harimo kudahuza, guhora muhuzagurika mu bintu byose bizarangire ubuzima bwawe nawe bubaye bubi. Tekereza nawe ku bana uzabyara, ku mugore uzazana ukamuzanira mu rugo rw'ababyeyi urimo induru. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuzafekta ubuzima bwawe. Ndetse na papa wawe bitamuretse na mama wawe ngo bimureke, ariko abagiye inama Imana irabasanga. Ikibazo kubahuza bose ntabwo nyapfa kubibona. Nk'ubu ngubu ngiye gusanga mu rugo mama papa ntidushobora kubonana niyo byagenda gute, kubera ko ataha nijoro agiye naryamye nkabyuka atarabyuka. Ariko nta kuntu tuba dutashye nimugoroba. Ufite nimero ya papa wawe, kandi abagabo urabizi akenshi bakunda agacupa. Wamuhamagara ukamubwira ko ushaka kumusengerera nk'umuhungu we, ukamujyana mu kabari mukaganira. Kuko uhise uvuga ngo ufashe ugiye kubahuza ako kanya utaramenya kuri ruhande ngo ni iki kijya mbere, nabyo byaba ari ikibazo. Mama wamuganiriza ukwe mu rugo kuko we nta hantu ajya, na papa ukamujyana mu kabari ugiye kumusengerera akabona ko umuhungu we yakuze. Byose birashoboka. Wamara kumenya buri ruhande ngo rumeze gute ukabona uko wabahuza. Nakubeshye ngiye kubikora. Ndaza kubigerageza ejo nzakubwira. Kandi aho uzankenera hose ndahari Jay, ndahari kuko sibyo. Urakoze cyane. Kandi be strong, sibyo. Wumve ko utari wenyine. Kandi ibibazo ntibikakuganze ngo bigaragare mu kazi. Nubwo ibibazo bihari ukeneye gukora, ukeneye iterambere.
ukeneye guteza umuryango wawe imbere wasenyutse, nawe ubwawe ukeneye kwiteza imbere, ariko nuheranwa n'agahinda k'ibibazo nta hantu uzagera. Iga kubana n'ibibazo ufite kandi wige uburyo ibyo bibazo uzabisohokamo, sibyo? urakoze cyane shasa, urakoze cyane rero kubw'inama n'ubufasha umfashije. Tuzasubira ku kazi. Sawa, ubwo ejo nzazinduka rero, nta kibazo ngiye kurarana, ejo nzazinduka ngaruka kugutora. Nta kibazo, uzabirwa amasaha ni yayandi saa moya n'igice uba ungeze. Sawa sawa. Computer yanjye. Okay. Nanjye ndarara muri ariya marapuro. Sawa. Dukora audit. Okay. Bye. Sawa, merci. Mama umva. Reka nibwire. Reka nko. Chere, nukuri. Wamba bari. Ihangane ikibazo tugikemure neza, sibyo? Ihangane. Reka tuyisubize. Ariko mama je, reka nkubwire. None se umwanda wacu koko. Ihangane nukuri. Ntega amatwi. Urambangamira. Kuva kugeza kundi wa mbere. Ibyo rero ndabirambiwe. Ndano guhora mfata nk'akana gatoya. Ariko se ko ni unashyikiriza wewe. Guhora mfata nk'akana gatoya ngango nagenda. Oya reka ndi. Oya. None se umwana wacu arasigara teka. Umwana wacu arakuze, nawe arakuze. Nawe ibyo biramutegereje. Cyakora byibura nakakandi gake waburi kugerageza ukakanywa nta kibazo. Reka nkubwire, nuhinduka uzamumagenza gawe. Je, urane ibintu mama nkore akora. Ndarambiwe ngendagiye. Urumva? Cyakora ufite umwana wo kuzasura umuhungu wanjye. Urumva? Ufite umwana wo kuzansura iki cyose. Feel free at my new home. Urabyumva? Ikindi ningerayo aho ngiye ndagwara kwishwa. Ubundi amahoro. Ubu se ikizu ndagisigaramo ngenyine. Kono mfite na gahunda yo kuntwara umwana. Mama utumika kwaje? Je ndarengana mwana nukuri koza. Sawa. Nanamwinjiza. Byateye iwanjye. Ntakahuma muntu. Reka n'umwana wanjye nawe renge kubona mbone nawe aragiye. Mon fils. Oui papa. Karibu. Star. This is your new home, okay? Feel free rero muhungu wanjye. Urisi papa. Ibintu byose izi nzoga ntabwo zikunukira. Kwanuka cyane. Inzoga ziranuka. Ninde kubeshya ko inzoga zinuka? Inzoga zirahumura. Iki ni ikinyobwa cy'abagabo, urabyumva neza? Feel free mon fils. Karibu cyaro. Oya papa oya. Mon fils. Urabona atari heza se? Ni heza. Neza ntacyo watwaye. Okay. Ngo icyo kunywa kize. Oya. Ahubwo ndi kumva nshonje. Urashonje? Ndashaka kurya kabisa. Genda muri firigo uze urebe ko hari ikintu wabona. Ntabwo mbyibuka ariko genda urebe. Nasi papa ko nsanzemo umugati gusa. Ubu niwo ndi burya. Usanze umugati gusa? Nta kindi kintu usanzemo. Ryungu.
It's okay. Uraburisha ahubwo. Ntubakoze na soda? Ntuzane soda cyangwa? Njye nuvuga ashaka ibiryo ariko niba ntabyerekanye. Ntacyo bitwaye. Mon fils rero. This is the freedom I was looking for. Hano nkora icyo nshatse, nta muntu ushyiraho agahato. Nyoko buriya, nyoko. Ubu nta muntu wundi ugwaga hejuru. Mbega ibintu byiza. Hano mfata icyo nshatse, nkwe icyo nshatse, urabibona? Ngendera igihe nshakiye, nkagarugira igihe nshakiye, nkaryama uko nshatse. Nta ntugunda, nta bira bya mama bavuga ngo we wiriwe no j'en ai assez, j'en ai marre. Mba mbirambiwe mon fils. Yego papa. Nawe rero ni kuri icyo ushatse, isanzure sibyo? Akabazo. Mon fils. Naye nzamba ku kazi ubwo. Isanzure. Merci. None se ugiye gukora akazi none hanga? Akubundi reka. Aya. Reka mbe. None se papa, icyumba cyanjye ni iki? Okay. Iyi nzu ifite icyumba kimwe. One room. Icyo cyumba ni icyanjye. Inzu uzajya ukiraramo. Uranyumva? Jewe se papa. Nawe ngo feel free hano ushatse ujye uryama hano mu ntebe cyangwa se no kuri tapi. Ntacyo mon fils, ntacyo. Nta kibazo. Ubwo rero no kugira vuba ukambira mu cyumba nkaryama. Nese uryamye mpari hari kibazo? Hano hari intebe, hari niriya. Ushatse wagenda ukaryama uko ushaka. Nta kibazo. Alright? Yego papa. Okay. Reka njye ubwo ngubwo reka nitunganye rero ubwo ngubwo nshaka ibyo zambara ejo nzajya ku kazi gitondo. Niba hari na dushe ushaka genda ujye muri dushe, niba koga utabishaka nabyo gihorere. Nturara wenyine. Hari unukira. Oya. Uri nukira ubwaho. Sike nanjye nzareba. Nzakunywa noneho mfite genda kwema kabisa. Uri umugabo pe. Sike ejo shaka nanjye ndyame. Mon fils. Wiriwe. Waje. Naje. Ese bi? Sawa. Yewe urawinywera akantu. Je ukuki uno mwuka wizi inzoga utajya ushiramo hano? Mwuka se ariko kutwaye iki? Ndimba numva ziri kuntukira kabisa. Biraza gushira ntacyo mwuka. Biraza gushira. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Akazi kagenze sawa? Kagenze neza ariko mfite akazi kenshi, ejo mfite controle. Mfite controle bazaza kundeba ku kazi. Ndumva akazi kamutwe umereye nabi, ndumva ntameze neza.
ngo iki cyo kunywa ariko sinzajyamo njyenyine kubera iki ariko wa mwana we jya utazabimbwa. Oya ntago ushaka kunywa papa, none siko mfite akazi mu gitondo ubwo nanywa neza. Ariko rero ndumva shonje kabisa. Ako se ku kazi wawe ntabwo murya hari? Tutware saa sita nyine ntabwo none nijoro singomba kurya. Gendere hahandi ukariki. Ako si papa ko nta birimo se biri he? Harya nta birimo ubwo ngubwo. Nta biri. Nta kimusanzemo? Nta kintu usanzemo. Ngiye kubyitaho mu office. Ako papa reka nkubaze. Mu cyumweru cyose maze hano ubuzima n'ubu ngubu. Buri gihe nsanga uri kunywa inzoga. Sibyo? Nakubaza ibiryo ntago uba wavuye hano byibura ngo ureke kubiteka. Ntabwo wakubuje gushaka umukozi. Ubu ngo ibi ni ibiki? Ubu nibwo ubuzima washakaga kuva kera. Njyewe Rwema nshaka umukozi. None se kuki ubutabitetse? Muzanya kangira nka nyoko si byagenda bite. Papa, ubanza uri munyamafuti, sibyo? Ubanza uri munyamafuti. Uravuze ngo njyewe Rwema. None se ubuzima nibwo washakaga? Buri gihe ndaje maze icyumweru hano, maze icyumweru ntarya. Ariko nawe uri umugabo, nawe waza ukabiteka mu office wabikora. Kubera iki se uba wiriwe hano ukora iki? Uba wiriwe hano ukora iki? Okay. Office. Calm down. Sibyo ejo nzahindura gahunda. Ugerageze kabisa, ugerageze. Ntugire ikibazo. Ubwo rero nanjye rero reka nkora akazi. Nkora akazi ubu ngubwo. Ejo mfite control imbere. Ariko wari ukwiye kureba nawe icyo kunywa mwana wanjye. Oya papa ndashonje pe nta kintu nanywa ubu ngubu. None se hajya kwa ntuza. Oya nta kintu byihore ntaribi nzarya ejo ku kazi saa sita. Reka nkora akazi. Uzagira ingufu gute utarya sha? None se ntarya utabitetse papa? Ako wasomyeho gake. Oya papa, oya. Reka nkora akazi. Oya papa. Reka nkora. Usikuntu kamanuka hano neza? Oya nta kibazo. Reka nkora. Tuzasangira ejo control izabaye na weekend niho nzara. Mu office rero. Buriya iyo kubona. So ntabwo mukumbuye. Papa byo tubyihore kabisa. No gukumburwa. Erega ngo ufite urumwe. Urumva. No mpamvu ngomba kugufata neza nkakwitaho. Kandi. Ariko papa. Ibyanjye ni byawe mwana wanjye. Wisanzure usure uryamo kushaka. Yes, feel free. Yego papa. Ariko rero ubu ngubu ngiye mu kazi ejo mfite control ntago nagufasha kunywa inzoga. Nzazigufasha ejo kwa gatanu ubundi muri weekend. Muri weekend. Ariko uyu munsi hari match y'umuriro. Arsenal akoze ko ari byo igiye gukina numvise uruga kare ako se wamugano wakwirebera match. Reka turi match ariko akazi kejo nyine ejo si weekend. Ejo ni weekend. Uzagakora nta. Reka nzaba nka. Ariko oya ndazi ni match nirangira ndahita ngakora akazi ubwo nta kundi. Reka someho gatoya cyane noneho twize. Yego mwana wanjye nywa utazabimbwa. Ongera nta muntu usoma rimwe. Oya papa oya. Umva warwana we. Oya papa akira. Reka reka computer nyishire ku meza nda. Umwana wanjye ariko azaba umugabo tu. Ndagukunda gusa. Akosha nyoko. Ntabwo njya mukumva reka kanjye kwihagarika ariko ndumva.
Yes, hello. Vipi mtu wangu? Ni poa. Eti unataka tukutane leo? Tukutane wapi? Unataka nikufikie saa ngapi? Haya, asante sana. Nitakuwepo, usijali. Nami niko nyumbani, niko nachukua Sasa ukiwa na fursa unaweza ukaja tukawa tunachanga hivi sasa tukachangia kinywaji hiki. Haya basi nakusubiri. Haya. Karibu. Ubuzima bwawe bwose ubu ngubu ni inzoga. Ku buryo umuntu yinjira hari hakuramo inkweto nkatereka ibyo nari mfite. Harangaye hakuriye uranga mu gikari uri kunywa inzoga gusa. Ariko wanjye haririnda. Hari ikibazo se? Mbese ubwo buzima buzageza ryari ko? Ubwo buzima nibwo nshaka. None se bimeze bite ko ndi buje warubiye sha? Oya nta kibazo mfite. Nuko mbasanze yari harangaye nkagera ngo wenda hari. Aya iyo modu ntabwo nshaka ari kwanjye. Oya nta kibazo. Ku kazi bigenze bite se? Controle nyine yamfashe nta kintu ugeze nkora. Ubu haraza kuba deliberation ejo niba bazambwira igisubizo cyo kunyirukana cyangwa gukomeza gukora. Uvuze ngo hari kuba deliberation yo kunyirukana cyangwa gukomeza. Ariko amahirwe menshi nuko nta kintu ntakora. Kubera ko nijoro aho gukora akazi wasindishije ndeba match njya kuryama. Nta kazi na gato nigeze nkora. Sikandi binangira bishije mu wanjye. None se ubu ngubu ntabigushinja. None se pareka nkubaza. Watetse byibura? Ntabwo natetse. Ndarya iki? Ako nawe maze kumugo nawe nyine ukitekera ariko se nditekera kubera iki? Ko mba nasize umuntu mu rugo. Urumva? Mba nasize umuntu mu rugo. Nzi ko ribuze kumfasha agateka. Cyangwa ashaka n'undi wese wateka. Ubu se wakoze iki wowe? Wese kiza kijyana. Ntabwo ndi umugaragu wawe. Nawe uri umugabo wazi ukitekera. None rero wowe uranyumva neza nawe wazi ukitekera umugabo. Nose papa ubu nibwo buzima uzabamo. Ubu nibwo buzima wifuzaga kuva kera hose. Ubu se amaherezo azaba yayo. Ariko uziko amaze kubibona. Uziko mama atagukandamizaga. Ahubwo yakurindaga. Anakwitaho kugira ngo ubuzima butazakoka. None rero ubuzima usigaye ubamo. Nawe ushaka kungira nka mama wawe? Reka kubwire papa. Ibintu byose byambayeho. Kara kazi kuba ngiye kukabura. Byose ndabishinja wowe. Iyo nabaga ndi mu rugo nkabwira mama ngo namfashe. Cyangwa nkamubwira ko mfite ikibazo cy'uko mfite akazi cyangwa mfite control. Yanteraga courage nkajya mu kazi. Urumva? Ntago nageraga inzara nk'iyi ngisigaye ndarara. Najyaga mu kazi akazi nkagakora neza. None rero ubuzima bwanjye burangiriye hano mu rugo ariho nari nzi ko nje gushakira. Nje gushaka freedom mu buzima bwanjye. Sikiriza wowe. Sikiriza wowe nkubwire ngukuguture. Iki unataka kuwa kama mamako. Rejea pale. Unanielewa? Pumbavu. Nasunaga imbere yanjye ukavuga n'ununzi intoki. Ari nge nawe ndo byayundi. Ikiwa hutaki kuishi na mimi, rejea kwa mamako. Subirayo. Umvira hanga. Papa, aho kugira ngo ubuzima bwanjye bujye mu kaga. Kubera wowe ndagiye ntuzongera kumbona amaso yawe. Mbubwira wewe. Ntuzongera kumbona amaso yawe. Wabyumvise? Gende. Ndikiyo gusicuza. Nakazi kaba mu buzima wumva ushaka. Mbubwira wewe. Usije hapa tena nasikia wewe. Pumbavu. Atinyutse antunga urutoki. Ko singiye we. Ubu buzima kuko uzangeza kuki?
haina tatizo. Jay, bite mwana wa? Sawa mama. Ugeze hano uteze? Nari ngukumbuye. Ibi bikapu se bite byabyo ko meruka warabijyanye? Mama, ntabwo nzasubira kwa papa. Ntabwo nzasubira kwa papa kabisa. Sure. Ntabwo bishoboka. Kwa papa nabonye icyo nari nkurikiyeyo. Naje gusanga bwa buzima papa amubuzaga ahubwo aramwifurizaga ibyiza. Papa abayeho nabi, asigaye arara mu nzoga, yirirwa mu nzoga, kuva nagerayo. Igihe cyose gishize nta namwe nigeze njya nijoro. Byose naryaga, sinzi n'igihe arya. Mwaryaga ibiki ubwo se? Ntabwo mbizi, ntabwo nigeze mbona bateka. Ahora mu nzoga gusa. Inzira nuka nta suku nimwe. Mana yanjye we. Dore waranahorose hose ego ko n'ishati nikigukwira. Mana yanjye. Mama mbabara basi kuba ntaragufasha ukuri. Ikindi gikapu se cyo kiri hehe none? Cyangwa nacyo uragisize? Oya. Ndumva nacyo kirimo kandi naho mwararaga mu nzoga. Ntabwo papa abayeho neza kabisa. Icyo nashakaga reba nk'ubu ngubu nijoro ejo naratashye arangije aranshuka mu inzoga. Ubwo ngo nafite gahunda yo gukora akazi kuko uyu munsi nari mfite control. Ndazinywa ndangije ndasinda mutaniryamye. Hanyuma bitongeye mu kazi baje gukora control basanga byarapfuye byose. Ibyo nari gukora nijoro na kimwe nigeze nkora. Ubwo rero bari gukora deliberation bashaka kunyirukana. Yo kunyirukana cyangwa nkagumamo. Uti bashobora kukwirukana? Yego mama. Mana yanjye we, ibi nibyo navuze. Gushaka Rwema buri gihe namye mubwira ndi Rwema, none ibintu bigiye kugira ishyano rigiye kugera ku mwana wacu. Wabyumvishije ukuntu najyaga mubwira bikanga, none nawe kandi nari nzi ko umaze kuba umugabo ugomba kwisubiraho. None dore Rwema ibyo ugiye kuba umushomeri. Nubwo buzima bubaho hariya kwa papa yarambwiye ati ufite ubuzima bwawe hano nta muntu uzagukandamiza. None nageze nanjye mba free bituma ngera kuri ibyo byose. Basi se wafuraga? Ntabwo nigeze mfura kuko nta muntu nigeze mbona wamfurira cyangwa ngo njye nifurire. Nukuri kose. Gusa mama ndagusaba imbabazi yuko nagufasha uko utari. Ibira byose wadukoreraga kwari ukutwitaho ndetse no kudukunda. Ndagusaba imbabazi. Uransezeranya uko utazongera n'umunsi n'umwe kunsuzugura? Ntabwo nzongera. Uransezeranya ko n'umunsi n'umwe nakubwiye ngo kora iki? Nta na kimwe uzongera kurengaho tukagendana neza? Nta kibazo mama. Mana ishimwe. Ubutaha niwongera kunsuzugura niwo uzajya witekera ukanigaburira, kandi uzajya uteka ibyo nshaka ko nagutegetse. None ntuzongera kumbwira ngo ibisimbirya. Oya, niwo uzajya ubyitekera. Nta kibazo mama. Okay. Mama nawe nkumbuye ukuntu uteka. Ndashonje. Kanze mbikore nyine. Ariko ndishimye umuhungu wanjye, ndishimye. Uzi ko natekaga ibiryo neza nkabura nanjye apeti. Nkananirwa kubirya ntekereza se mwana wanjye abayeho ati. Ariko rero no kugira ngo tufatanye dusenge turebe ko na papa wawe yagaruka, sibyo? Reka ndakubabariye. Arakoze mama. Ngango rero tugende nafashe no guteka.
ubuzima nishyizemo koko kubunaniye, ariko si ko njye nabwijyanyemo koko ko ntawe mpushinze ngo mbujyemo. Umugore wanjye koko ndamuheraye ko ari njye namunaniye. Burya rero ububwa butisuyeho bubyara ububwa. Kamvuga n'umuhungu wanjye Jay. Jay. Amakuru. Uri mu rugo se? Uri mu ntabwo nakoze ni weekend. Jay rero burya ngo ntawe uhisha uwahishaho. Sha mwana wa ubuzima burananiye. Ubuzima burananiye pe, ubuzima burananiye. Ndabona byanze. Uri imfura yanjye. Sibyo? Kandi imfura na se barangana. Aho ntaba wahambera. Kuva cyagihe wagenda noneho bimeze nabi, nangwa na cyagihe warazaga tukavugana, ariko none usigaye ntaha. Hatangiye nyine nkarara nyine, rimwe na rimwe nkarara hanze kwibaraza. Mwana wa sinzi ikintu mfasha. Ndareba icyo Yakugenda ariko ntabwo nijyanye. Nawe wanyirukanye ngo ntangiye kuba nka mama. Bituma nigenda akora ubuzima wari ubayeho. Rero ntandumva utankenera ubu ngubu kuko urihagije. Jay, ndi so? Ndi papa wawe? Jay, winjugunya ndi papa wawe. Ikibazo gube tuve muri ibyo ngibyo tuve mu magambo kibazo. Reka rero nkubwire. Nabuze aho mpera mama wawe. Uramfasha iki? Ndashaka kugaruka pe. Uramfasha iki? Ndamuhera he? Mbese ubwo byanshanze. Ngira inama. Ndashaka kugaruka se amafaranga y'inzoga yarangiye. Ariko sina bashaka kugaruka se ubuzima washakaga urumva utakigushaka. Bashaka kugaruka mu buzima. Sanze naribeshye Jay. Ariko nawe winjugunya, winyurira. Sibyo? Agaruka gukira papa. Ntishuri gukora iki? Bagenda bazavamo ndataha. Kandi mama nasandanye antegereje anyakirana yombi. Ubwo rero wowe sinzi ikintu ubura. Sibyo? None se uramfasha. Nese urabona ndizana nkaza gutyo nitura ngo nikaporomoka tu nkaza amahanga mu rugo. Basi se waganirije mama wawe ukumva impumeko ye rwose, ukumva ndamutse nje niba yanyakira. Uretse urumva ubishaka cyangwa Nese urabona ndi umwana wo gukina? Apareka mubwire rero. Nguteza abiri. Nundi ntago nakwangura cyane umubyeyi wanjye. Nta n'undi uzabona, nta n'undi mubyeyi uzabona. Ikindi
yewe ukuntu naje nsanga mama niwe ntabwo icyo yatwifurizaga ari ikibi ntiyashakaga ngo umuntu abeho ubuzima bubi ahubwo yashaka kugira ngo tubeho kandi tubeho neza kandi byose nta niwe tubibona urumva gusa ndakumva ku rundi ruhande biranshimishije niba ushaka kugaruka ndabizi neza mama aragukeneye nawe ugarutse mu rugo byamushimisha sibyo turyamye saa sita tukaba twirambitse saa sita reka ngende njye kumuzita mu cyumba cye mubwire cyangwa reka mukore surprise ngiye kumuvugisha ubu wowe hita ushaka uburyo uza ubu nonaha nuhagera umubwire ubu mpite tayari mfunga umuzigo nzi ntabwo nizeye yuko wenda wahita ufunga wowe ngwino ndahita nkwereka uburyo tubikora urakoze cyane sawa urakoze umuhungu wanjye ari gutegure nanjye reka njye kumubwira sawa birashoboka se ariko ntacyo ugiwe nta kumanga nubwo nakosheje ndabizi arambabarira ubwo arongera arankunda ni njye wamunaniye oya nyura mu gikari utumuke mu gikoni uze harakingura sawa yihuta kingura bite amakuru neza bimeze bite ni sawa okay nari ndumuganiriza mama ariko nabonaga nta kibazo gihari urumva ikintu tugiye gukora icyari gisigaye ni ukuvuga kumubaza ko yakubabarira hanyuma namara kukubabarira nahita nza ujya kuri ujya uhagarareyo urumva utegereze kumubwira ngo injire ubundi mukoreye surprise waje umuhungu wanjye ntacyo nazakora ku bwawe ubwo nuko tugiye kubigira ugiye kuza uhagare muri koridoro urumva ku rugi utegeze ko mubwira ngo ngwino ariko ubwo nibyanga ndaza mubwira ati genda n'ubundi yanze kuguha imbabazi siko bimeze ubwo ibindi murabyirangiriza genda nakoze uruhare rwanjye nk'umwana wanyu sawa Ma, warusinze se ndagukangura? Aya ntabwo ari kwa kudura. Oya iradutse kuba. Nawe utasinzira. Aya ndikangara umuntu mbyukije. Biteze. Nsawa. Ma ndashaka kukuganiriza rero. Nawe biganiro byanjye nawe nibijya birangira. Nta kibazo ariko umubyeyi ahora ashaka kuganira n'umwana n'umwana agashaka kuganira n'umubyeyi. Wabaye ikise kandi none. Nta kibazo mfite kindi kirenze. Kuva naza hano igihe gishize ni gitoya ariko na n'ubu sindasobanukirwa ikintu apfuye na papa. Cyanyacyo kabisa. Uti? Ntabwo ndasobanukirwa neza ikintu apfuye na papa. Nase ntabwo nakikuganirije waryo. Warambwiye ngo
mwapfuye yuko ari ubusinzi bukabije. umva ikibazo twapfuye yari umugabo unywa agasinda akiyibagirwa nawe ubwe ku buryo yari asigaye atahanwa na bagenzi be. Umugabo utarabashaga no kuba yanakwigurira n'ipantaro, ni njye wari usigaye mugurira kuva ku rukweto kugeza ku mwenda w'imbere. Ibintu byose ni njye wari warabaye responsable w'ibintu byose. None gitangaje mu kwinjira nta kintu na kimwe yatahutazaga, ibirahuri kubita hasi, ibisahani, ikindi kandi ntibuke no kurya. Nanategura reba kugira ngo wotegure umutware wawe ibiryo, yarangiza akareka kubirya kubera iki inzoga zamubanye nyinshi, rimwe akanabihutaza akabitera imigeri kubera mbese akarara no mu cyumba kindi yayobye icyanjye. Mbese nabonaga ubuzima ari nk'aho ari njyewe wizungurukaho. Noneho nawe ubwawe twakubyaranye atazi ngo wenda yakumarira iki, byose urugo rwose rwari rwaraje runjya ku mutwe. Mama ndabyumva cyane, kandi izo nzoga nyinshi urwo byose yakoraga byatumaga umugabo utari responsable mu rugo rwe. Ahubwo uvuga ngo yari ntago mbizi. Imana izakundindira urugo nka ruriya mwana, ntuzajye mu nzoga pe, kuko ugiye mu nzoga wangira wanyibutse byose yagiye akora nkababara inshuro ya kabiri. Ariko mama n'ubundi papa ni uwacu, sibyo? Ni uwacu. Ubonye uko asaba imbabazi wazimuhereza nkuko nanjye naje ukanyakira, sibyo? Njye navuganye na papa arambwira ngo amerewe nabi. Yabaye ikiza ahubwo ameze ati nta kindi kibazo afite. Ntiyagiye kwisanzura se? Oya, ntabwo icyo ari cyo kibazo afite, ahubwo ubuzima uwamubwiraga yatangiye guhura nabwo no kutabumenya, rero yatangiye kukwifuza ndetse no kutwifuza twese hamwe umuryango. Rero yampamagaye arambwira ngo nabishoboka gusaba imbabazi, ngusaba imbabazi. Ego Rwema wasaba imbabazi we. Aha yewe cyakoze kubera ko mushyikirana wowe. Umva simbizi ubwo se yabashe kubikubwira byibura ibi byagenze gute? Mbarira abanza untangirira inkuru uko byakaje kuva yagenda. Urabyibuka ko namutangiriraga mu kirongo kuva agenda nk'uko nabikubwiye nta buzima afite. Aragenda akarara mu nzoga akazirirwamo, ntibuka kurya. Urumva kandi uko niko amafaranga ashira. Ubwo rero amafaranga yaramushiranye n'izo nzoga zimugeze ku buce, nta buzima afite. Yampamagaye rero ntakira ambwira ngo gusaba imbabazi agaruke mu muryango twongeye tubane bushyashya. Yo yarabikuganirira arabikubwira? Yabimbwiye banza ubuzima bwaramukubise. Yabikubwiye ryari? Njye se ko narangije no kumubabarira ntugire ikibazo rwose. Umva habe naramubabariye, nikumburiye n'umugabo wanjye. Ubu se ngubu namubwira akaza nta kibazo? Nta kibazo rwose njye ndifitiye. Aje rwose pe nta kibazo namba ariko njye namubabarira rwose. Cyangwa wenda tujyane nyereke n'ahari. Oya nta kibazo ndamubwira aze kuza. Okay mama, ngufite rero na surprise. Ako nawe ugira surprise? Surprise se yiha ahubwo uretse gato nkwereke, sibyo? Washakiye iki songa uriyikize? Reka nze nyikwereke. Singaho ni karibu. Si myinshi ni ukuri. Umeze uteze?
mama jya reka mbese urebe icyumba ubwo muri muganira nanjye ubwo turasubira ku meza. Oya nta kibazo mwana we kandi urakoze Jay umwana wacu ni karibu ntuzanire ikizi nkwakiriza iki icyo cyo cyangombwa. Mama Jay Karamenye nje ngusanga. Iminsi myinshi ni ukuri nari ngukumbuye mu buryo buhagije. Murakoze cyane nje gusaba imbabazi Mama Jay. Oya iby'imbabazi narakubabariye ni ukuri. Ariko mbabariye kubera ko bivuye ku mutima nyine ariko nanjye mfite uruhare rwo gusaba imbabazi. Mbikuye ku mutima Mama Jay ndagusaba imbabazi. Nabaye umugabo mubi irresponsable. Uko nari meze ntabwo nari kwiriye kugira umugore nkawe, ariko kubera ko burya ngo ubwo butisubiraho byari ububwa. Ubuzima nari mbayemo bwari bugoranye cyane. Nk'ubu nkubwiye ko mperuka kurya iminsi ishize ntabwo nayibara. Nkubwiye ko nari mbayeho noneho nayagingira n'inshuti zanjye mbi hiyongeraho n'izindi maze barankama reka mubyite kunkama. Udufaranga nahite twose. Yego twose barajyana. Gusa icyo kintu kihorere kivane mu mutwe wawe sibyo. Icyangombwa nuko wagarutse sibyo. Icyangombwa nuko wagarutse mu rugo twari tugukumbuye. Nibyo nabwiraga Jay mubwirira rwose umugabo wanjye ndamukumbuye. Icyangombwa nuko uburyo ubugabo butisubira nk'uko wavuze bubyara iki aricyo bubyara. Ariko uri umuntu w'umugabo kuko wisubiyeho sibyo. Ntugire ikibazo it's okay. Mage ngo mara y'umugabo atemba ajya mu nda. Oya humura rwose. Humura kuko ibintu byose birashoboka. Kandi noneho icyangombwa nuko nkubonye ugarutse umeze neza. Bamwe baragenda bakaba abayiresapo ibintu byose byo kugira responsibility z'urugo bakabireka. Ariko wowe none ubu ngubu tugiye gushyira hamwe ku buryo n'umwana wacu azabyigiraho akazana kwigira ukamubera umugabo w'intangarugero. Dore ko Jay mu Misiri imbere agiye kuba nawe yazashinga urwo. Njye urakoze cyane. Urakoze. Ntego rwose. Ni karibu murwayi muganje. Nkamera ko njye umugabo w'intangarugero. Ni ukuri. Mbese umubabaro naguteye mu gihe nshigaje kubaho ku isi ngiye kuwusimbuza umunezero kuri wowe. Gusa ndetse guhera uyu munsi ikitwa inzoga n'igisa nayo cyose ni ukuri giteye umugongo kandi Imana izabimfashe. Ndishimye cyane ni ukuri. Ubu rero tugiye kwisubira mu buzima bwacu bwiza koko sibyo. Ngaho rero seka nzaseka ariko natakaje byinshi ndacyafite kwicuza mu mageni. Oya ndacyafite kwicuza. No nase nakubabariye kireka nibumva ndarimo kukubabarira nyine sibyo. Uwambare kandi imbabazi nazakiriye. Yego ariko umutima wanjye ucyafite byinshi kugomba. Guseka nzaseka yes ariko ntabwo igihe cyo guseka cyari cyagera. Hanyuma suraseka rya uzaseka ejo. Natakaje byinshi mu mageni. Oya byo n'ibyarangiye reka twubake urugo rwacu rumere neza hanyuma ibindi safe. Igihe cyatakaye n'ikigaruka turebane natwe n'ejo hacu hazaza sibyo mugabo mwiza. Mageni notre compte est presque vide. Icyari kigo cyose nagikuye. Ndabizi gusa mbabarira. Narakubabarira. Imana yaduhuje iraduha ibindi. Kuko yampindutse
kandi ngo Imana ntabwo yanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha. Ni ukuri. Kandi wakoze cyane mu mugi. Ni ukuri pe. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda cyane. Merci. Ku bakunzi ba Ganza Films turabashuje nanone muri aka kanya tubifuriza amahoro y'Imana. Murakoze cyane kuba mudukurikira, turabakunda cyane kandi namwe mukomeze mudukunde. Muri make muri episode mwabonye uburyo ababyeyi basinda. Mwabonye uriya mugabo witwa Rwema ukuntu yari umusinzi, yasinze ndetse arangije bituma ashwana n'umugore we, bituma ashwana ndetse n'umwana aramujyana kwa kundi umwana akunda umubyeyi wakamukurikira, ariko umwana nawe yaje kubona ko papa we umubyara yaje kuyoba. Muri make rero hari ababyeyi bameze nka Rwema. Ababyeyi bameze nka Rwema niba bigabanye kuko nta burere batanga, bitanga umutekano muke mu rugo, byangiza abana mu mutwe, bikurura ubukene, ibintu nk'ibyo. Babyeyi rero mumeze nka Rwema rwose mugerageze, mwabonye ingaruka zabaye, mugerageze rwose mugabanye icyo kunywa. Ndongera mbibutse kandi ngo abatari bakora subscribe kuri ya channel, mujye aho hasi handitse subscribe mukoremo, mukande kuri like, mutange comment, ndetse binashoboka filime zacu ziraryoha kandi zitanga ubutumwa, mukoresha kugira ngo ubwo butumwa bwiza mwabonye n'abandi bubageraho. Murakoze cyane, turabakunda.